igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Abahemurane igice mbere igice cya 11 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. igice cya 11 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuze ngo kwizera aho ngaho uretse vuga ako kambo kabaza kwizera ni ukumenya noneho baze tuse n'abashize double point nubwo idahari ariko tubanze tuhagararaho kwizera igice cya 11 basome titre iravuga ngo kwizera icyo ari cyo ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Kwizera rero ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bafite asifiwe. Twari dukumburanye cyane ngiye kubabwira kwizera. Numvise deja iyo dusomye hariya nta kintu no kwizera. Twari dukumburanye cyane iri ni itorero riri mu matorero y'inshuti kandi akomeye cyane no mu yo tuzadusengera niyo rifite ibibazo nanjye nzabita turaziranye. Hari umunsi numvise ducomekana hano turahuje cyane. Hari impamvu ko nguko nyine haba hari n'umurongo none tudatinze reka ndavuga byinshi muri ubwo buryo turaziranye n'ibirazo. Agwa gripe sinzi ijwi ariko riraza gukunda kuko gripe gayo ntiyotegwa ijambo ntiyotegwa gripe ntiyotegwa ijambo. None nimwakire kwizera. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi niko kujya kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari byo. Cyatumye abakera bahamwa neza kuko bari bafite iri jambo ni inkingi ya Bibiliya, niyo nkingi. Ubundi dusomye igice cya 11 cy'Abaheburayo. Igice cya 11 cy'Abaheburayo ubundi ni Bibiliya yose irimo uhera kuremwa kw'isi ugakomeza ukageza neza ku bakozi b'Imana bariho none. N'umuntu yaranezerewe ngira ngo arimo yandika ariko aza gusara marezinga Bibiliya yose ayikubira mu gice cya 11 cy'Abaheburayo abikuye mu gice cya 10 kuko yaravuze ngo asifiwe ngo ntidufite gusubira inyuma ngo turimo ngo ahubwo ngo dufite kwizera ngo kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Hanyuma kwizera ni ijambo rikomeye. Kwizera ni ikintu gikomeye mu bukristo kandi niryo jambo ryakagombye kubwirwa ku manywa na nijoro na saa sita n'umugoroba. Ubu butumwa ni ubutumwa bukwiriye kubwirwa abakristo isaha ku yindi. Abakristo bakwiye kuba abizera, abantu bizera kuko kwizera ni ukwizera. Kwizera ni ikindi kintu. Kwizera si ukubina, kwizera ni ukubiyo. Kwizera iyo ufite uzubana n'abandi iyo baba mu yindi si itari iyi ngiyi. Nubwo tubana gutya ariko abizera ntibamenya baba mu yindi si. Amen. Kandi kwizera kuragoye ibintu byose twabikora tukarasa tukabishobora ariko kwizera nicyo kintu gikomeye. Kwizera ni ikintu gikomeye. Kuririmba tworirimba no kwiga kandi navyo ni byiza no gukora amahuduma twuyakora
ndetse no kubaka ikanisa twota no mafaranga twayatanga, ariko kwizera ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu umukristo agerwa no kwizera, kuko Imana yadushiriyeho ikintu gikomeye cyo kwizera. Kuko kwizera abantu bagira ngo none ni umunyenga, ntabwo ari umunyenga. Kwizera ni ikindi kintu kitagiciro. Asifi. Kwizera si ibintu. Nushaka guhura n'imishungi n'amaho, nushaka guhura n'intambara zose uzizere, kandi nushaka kutagira intambara uva mu byizere bw'umusenge gusa mu idini. Iyo utangiye kwizera gutya uzamuhura n'intambara zose. Haleluya. Ariko Yakobo yaranditse ngo nimukubwa gitumuni bagerageza ngo bitari bimwe ngo muzamenye ngo yuko Asifi. Ibintu byose mubona mw'itorero byinshi biza bikorwa mu marangamutima. Kintu gusa kitazayikorwa mu marangamutima no kwizera. Kandi kwizera bikorera gukura umuntu mu idini muri Horebe. Ubundi Horebe ni idini. Na Harvest na Rehoboth na n'izindi na Restoration Church na ADP. Izo ayo yose n'amati. Ikiza gikura umuntu aho no kwizera. Uwo kandi abo ngabo bagi ni abantu bake kwisi. Mungu si mzalimu wala si mwanadamu ili aseme uongo. Njewe ndi kugira ngo tuganire kandi tuvugana amakuru. Kandi tugirana amakuru y'ukuri. Bibiliya yatubwiye ko kwizera no kumenya ko sikiringira kudashidikanya ko bitazaba. Umva kubwi kwizera iyo bavuze ko kwizera ni iki? Ubundi kwizera no kumenya. Kumenya gute? Ni ukuvuga ngo iyi ni Bibiliya. Twese turayizi ko ari. Hari umuntu mpakanya kwiye atari Bibiliya. Ubundi kwizera ni ukuvuga ikintu uhagazeho ukavuga ku giti. None igitumye mwemeye ko ariyo nuko bibahamirije ko ariyo, kandi namwe muri ko muyibona ubu 100% turemera ko ariyo. Kwizera no kugusa no kumenya ikintu neza mu hasi mugari wa mbere. Turi kumwe? Yego. Noneho umva umusemu kuvuze iyi phrase, hanyuma noneho biravuze ngo kandi ngo niko kujya kuduhamiriza. Noneho birahindutse iyi Bibiliya yo kuko murayibona, ariko noneho kwizera ngo niko kujya kuduhamiriza ibyo tutarebesha amaso ko ari ijuru. Noneho nukukubwira ikintu noneho abantu batari kubonesha amaso yose. Kwizera nandi maso atarayangaje azaza akaguhamiriza akakubwira ngo gira gutya umwana wawe azokobwa inka 30, kandi kwizera akakubwira gutyo ukabiguhamiriza, kandi nawe wamara ukabibwira abantu bakaguseka, ariko kwamara bigasohora. Kuko kwizera kuza kugucumita mu mutima bakubwira ngo vuga iki. Haleluya. Kwizera umugero akakubwira ngo runaka arakize. Abantu bazi ko arwaye kanseri ukababwira ngo arakira, abantu bose bakavuga bariko giturubaza bigereza umuntu urwaye kanseri arakira gute. Ariko kwizera iyo kwaguhamirije neza niko kuza kuduhamiriza yuko ibyo tutarebesha amaso ko ari iki. Kuza kwanga kugenda kukavugana naje umuntu wo Bibiliya ari kwivuga iravuga ngo umwuka wacu uzuhamanya n'umwuka w'Imana, ngo yuko turabana biki hari ibisa biganira hari iki. Haleluya. Noneho hasifiwe. Turataramye kandi noneho imbaraga zo kwizera sikiwe. Nukuvuga ngo kwizera uza kukubwira ngo jewe imibereho yanje y'ubuzima bwanje bwa Kristo itunzwe no kwizera. No kwizera jewe nta kintu nobora kwizera ntacyo. Amen. Aha.
Bibiliya yavuze ngo icyatumye abakera bahamwa neza ngo nuko bari bagufite. Rebe namwe narahasomye nzasoma iki gice cya 11 nzagisoma buri munsi kandi ko bisomye niko zamwuka byinshi kandi nta umuntu wifata mu mutwe uzusoma ugasoma ngize imyaka myinshi ntasoma igice kandi igice cy'abatangaje nizandeba abagabo barahangaha n'abagore baraha harunzemo abagabo harunzemo n'abagore ndaza kubageraho ku gice cya 11 barunzemo bizeye banye bashirwa ku murongo gutya usare ngo agera hamwe yamba bakubira hamwe akazavuga ngo imvuze ngizo zondenga yamba bashira hantu akazagira mu kandi kabande akazagera mu kandi akazabacumicumira hamwe akazavuga ngo imvuze ibyo bakavuze haleluya kwizera niko kwatumye abakera bahamwa neza kuri ibi gusenga nibi gukora sibyo biriya kubikora tubeshejwe no kwizera utizeye biriya ukora ubusa niyo mpamvu rero ibintu byinshi bitagira impact cyangwa se bitagira ingaruka ni ukuvuga ngo turasenga kenshi ariko tubigira ingaruka abantu kenshi niyo mpamvu hari umugabo wavuze ngo yaravuze ngo Yesu ngo bazukize kutizera kuko kwizera kutizera ni indwara niyo ndwara y'ukristo narahebye abantu bazabagirira intege nke mu rusengero umuntu neza intege nke zo kwamaze gufata ku cyo wandika mali intege nke zikomeye ubundi bibiri bavuga ngo kutizera ntashobora kuneneza ziki ese turi kumwe Yesu okahe kwizera kuba hehe mwumve aho kwizera gukomoka kwizera gukomoka ku Mana Imana niyo yagutanze ariko igutanga muri iki gihe ubundi Imana irema Adamu ntabwo kwizera kwabagaho mwumve mbabwire Imana yamuremye Adamu Imana yaremye ibintu byose duteye irema Adamu imurema mu gutwara imurema mu bushobozi hanyuma Adamu Imana imuhumbekera mu umwuka ubasha n'ubushobozi authority and ability hanyuma Adamu ngo agira gute umuntu ufite ibintu akoze muri matière mbese Adamu ntabwo yasengaga ngo yizeye iwe iryo sengesho ntabwo yabikoraga iwe yasengaga ngo yizeye kuko yararumye mu mbaraga z'Imana hanyuma kwizera kwaje kwizera kwaje Adamu amaze gukora icyaha hanyuma kandi mwumve babiri Imana yabonanaga na Adamu na Eva buri gihe bakavugana gutya bakabasanya bakuru ikazi ikababwira ngo ese mumeze gute bakaganira ariko umunsi bakoze icyaha ntibigeze basubira kubona Imana hanyuma Imana umva itegeko yashizeho ubundi kwizera ni itegeko niyo mpamvu umuntu utizera atazabona ubwami bw'Imana aho ntibumvikane ariko asa naho hano hantu kandi hantu batumvise kwizera ni itegeko Imana ishyiraho itegeko riri Imana iravuga ngo umuntu wese uzocirye akambona ndatowetse Imana kuva umunsi gatatu ntigeze asubira kubona Imana ku maso ahubwo Imana yaravuze ngo umuntu uzongera kumbona azamboneshwa no kwizera nuko ntiushobora kubona Imana utizeye kwizera no kuva kubona Imana buriya abagabo bose ngiye kuvuga mu kanya gatoya abagabo bose bizeye Imana ikabahamagara mu ijwi cyangwa ikababwira umuntu kwizera bakayumva bakayibona kandi bakayibonesha andi maso atarayanga ubundi nicyo cyatumye Elisa asenga Imana asenga Gehazi asengera Gehazi abwira Imana ngo wamana muhumura amaso arebe ingabo zo mu ijuru zitugose amen abantu bakeneye guhumuka abantu bakeneye kubona amaso dufite ayagaje aya nayo kutuba gusa tubisikana n'Imana ariko ntajya boka mugabo umwe yigeze kubwira abana ati nimukurura mugabo uriya mugabo uje n'umupagani ayo macumu mu mushinza bwabo yo yagwaho kuko abapagani nyine ntibazabona kuko ntibabona asifiwe alors les formes attendre casimari capone le fa akora bizeye moto abo bizeye habe nabene bacu ndabazi maze kumenya abagabo benshi muri bene wacu nabo bizeye Imana nabo bakwiye gushikwa hangaha mu gitabo cy'Abaheburayo za muri Matthew asifiwe ubundi
kintu abantu bazakwibukiraho nimubona ko turirimba kugira gute icyo se abantu bazakwibukiraho abantu bazakwibukira uko wizeye kandi iyo wizeye Bibiliya ivuga ngo twegereye kwitoro ry'ifu ngo twegereye ngo n'imyuka y'abakiranutsi bagumashije kera. Haleluya! Reka mbabwire ikanisa si umukino, ikanisa si umukino. Kuza mu Mana si ibintu byoroshye, ni Gogi n'Amagogi n'intambara, kandi iyo ntambara tuba tuyirwanisha kwizera. Niko Yuda yanditse, yaravuze ngo bakunda ubwo nagira umwete wo kubagira gute wo kubahugura kugira ngo mugire gute murwanire ubwo n'abahugura kugira ngo mushishikare ivyo kurwanira agakiza ngo none ngo mpaso ngo numvise mpaswe no kubabwira ngo mushishikare ivyo kwizera ngo abera bahawe rimwe bakazagiza iteka ryose. Intambara ba Paulo na ba Petero barwanye z'abagnostisme za farisisme n'iza judaisme, izo ntambara zose bagiye barwana izo zose bazikwanisha kwizera. Niyo mpamvu Paulo yandikiye igitabo cy'Abefeso aravuga ngo nicyo gituma naje maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu mugakunda n'abera bose bashima Imana rudacu ariko kabasabira uko sense kugira ngo Imana n'Umwami wacu Yesu Kristo nibaho umwuka w'iki ngenge nuko kwishurirwa ngo bitume muyimenya ngo maso y'imitima yawe ngo hweze ngo menye ivyo mwiringizwa n'abahamagara asifiwe ngo menye kwishukana kw'imbaraga zanyu zitagira akagero biziha twebwe abizeye abiga bagize abizeye bwizo yakoreye muri Kristo Yesu we musubaka. Bwana asifiwe. Mureke baba igihe kirageze kandi mwakoze neza kumpamagara kuko si ibintu gusa iyo umuntu ageze mu ikanisa nyine ryawe bwite kurya ikanisa amakanisa asike boria asifiwe kurya amakanisa menshi saa yacu ariko iyo ugeze mu ryanyu zubimenye kugeze iwawe asifiwe. Noneho igihe kirageze tugira ngo abantu bahumuke babone Imana kandi ushobora kubona Imana ndagije kubigeraho. Umva mbabwire rero Bibiliya uwo munsi niwo munsi itegeko ryo kwizera ryaje. Mureke mbabwire abana ba Adamu abambere si Kayini na Abeli aho baje kumwe yagasimbuka ikizamini undi yamagitsinda kandi cyakumye kumwe gitsinda yagitsinzwe kubera kutizera undi yamatsinda kubera kurote kwizera. Haleluya. Ela pressure go la forma ya sikaladror bayitangire pasiba ya bange je namaze kumenya kera ko turi mu ntambara kandi ntambara turi iyo kwizera niyo mpamvu Paulo yavuze ko kwandi ntambara ziri ndarizi byo kwizera none bugisigaye bitika amagiki bibukinga inyuma amaso abera tazagira gute. Mureke babwire kwizera si kwizera sukuntu kwizera bene wacu bose bazamakuru je bampagurukiye kenshi bene wacu apanaga mu basinzira wacu apana basinzira bose basinzira wacu je bampagurukiye inshuro ibihumbi botsinda bene wacu udafite kwizera se bishoboka. Amini ni mwenye haki amini asifi. Haleluya. Igihe kirageze cyuko uyu munsi nukuri kw'Imana uyu munsi asifiwe. Kandi abantu baza barwanya kwizera ni abantu bo ku hafi yawe nibo baza bakurwanya. Nta muntu uzubangwa nabo hirya umuntu azabangwa nabi wabo bagufi. Yesu yamye kwangwa nabi wabo indani. Amen. Ariko iyo kwizera kujegashize kibaza gufata amateka. Ari umwana umwe wacu umwana arafungutse kucyarizera ari mu gatanu segondere kucyarizera umwana n'umugabo yumva kwizera kwashe kumututse amaze umwana arafunguka barakizwa wakizwa yamba yumva Imana umwana yahuye n'ibibazo biteye ubwoba umuntu wamurwanyije wa mbere ni se na nyina
ayo si amakuru yo muri Bibiliya yo nayo iwacu nyine iri iwacu hakugiriye hambara n'igitangaza umwana akibaza akavuga ati se izina ise amuteza abantu bose biwabo amuteza ba nyirasenge amuteza base wabo no guhora mukamuteza itorero usariye na pasiteri bararwana mutekana pasiteri akamubwira ngo wamwana ubayigira muve abayigira kandi uwo mwana yaratangiye kunywa umugi atarakiza yaratangiye kunywa umugi itangaza kwizera si bibi amen Bwana sifiwe. Amaze uwo mwana ara ariko nje kera kamenya makuru kungana kuri ntambara kanenga hirya ariko no kumubwira kici kugira ngo naje ngezo ntambara batavuga ko nje kagenda kamuhamagara kwihishwa bakaza nijoro bakaza mu rugo nkababwira bari nk'abantu nk'abagaha ariko wowe ubone ushaka abubwira ngo komere turi kumwe wowe so nakwirukana je zo gushura minervare kukerega nari nitse zo gushura minervare je kandi uzuzurye hano akibazo cyane kwama tupanga urugamba amaze umwana arizera yewe umunsi umwe se urabona narambwira ko ariko wafashije umwana ko yabaye cyane iseka apana abandi isi wafashije umwana ko umwana yabaye cyane naho gakushuri ari gukora ubundi umwana wari wese kandi yega ngo cha padiri yakora umwana wari wese umwana gakizwa umwana yakora wese gakizwa yababwira gucyo aho bari mu gikundi bari kubaseka abantu bakambakizwa no padiri ati umwana aje guhindura ikigo nawe gabona nizaduka zishe nizaduka n'ubwiza kwizaduka kusha padiri gabona amasakaramentu n'ibindi n'ivyo ngivyo urabona abana barashusha abana barariza abana banditse amandiko mu kigo cy'abapadiri uyu mwana akamukana none akamukanesha iserero ati wa mwana unani ishuri kubirananiranye bayikirana ndaguhevye ni umuntu kivushije ariko abwira abantu ati ndafushije mundebera umwana none ngo umusarambira ngo umwana wiwe ati wa ndeke ne kugize utamumenya bamwe ni bene wabo none umwana none bose arambwira ati se byagenze umwana waje uko yakoni n'umukuru w'itorero mwikazi maze mbwira se tati wa umwana ko turi kugira ibibazo abana bacu ko bogenda bwacu ejo bakatuzanira abandi bana sibwo ko turi kugenda none umwana wawe arakijijwe karabwira isi ubutumwa bagakizwa abana barakijijwe none uyu mwana umujiji ngo amare uwo mugabo ngo amare muhereza urugero rwa mukuru we akaba ari umwana udashobotse ndetse wa wundi bitabi mukuru kandi umeze uko bitavuze ndeke kuvuga cyane uko munsi cyane n'ibindi yakoze by'amanyanga bibi ntangira kubigira se ntabwo yafese uriya mwana wawe ntaza akora ibi nibi cyangwa uvuze yabo ise yarambwiye ngo naba n'ubu buriya ni muzima kuvuga ngo kuri gute tubigiyemo naba mvuga ati uyu mwana ahuye n'ikibazo aragiye muri tebabwiye uwo mwana umunsi umwe baramuhamagaye pasiteri n'abakuru b'itorero bose na saha baramubwira ngo tugiye kuguhamagara itorero cyangwa uguca naho ko mu muryango kerisi kayabwira muca ariko akaba mwana seriye utavuga cyane ariko tuzi umwana yamama musaba ewe songa mbele songa mbele ayo sema kwako usikate tamaa kaza mwendo ukaribu kufikia hadi yako amaze uwo mwana arakizwa uwo mwana azamuka kwayo iri gitara muri mugoroba twamubwira kanavuga ngo niba uyobora akayobora yavuga ijambo abantu bose bakana ibintu byawe umwana yamatangira gukura yamatangira n'undi mwana basomye Bibiliya ku myaka 3 bari mu cyumba basenga bayisoma imyaka 3 Bibiliya yose arayimira byose nimuja mu mutwe
noneho imana ibigisha uburyo bwo gusenga bariga mu bana babiri barabasenga mu bamare bagafata abandi bana bose barabahindura noneho baba bane bavuga butumwa bakomeye batangira kubatumira hirya no hino asifi abo bana bombi aho bageze ahantu bateye ubwoba bageze ejo bundi naregeye mu bukwe ubu nyine kandi icyashatse twarukuje kugira ngo mvuge amagambo kugira ngo songe abantu icyo cyashatse kandi bombi bamabona ishuri bize universite barayirangije bamabona ikigo kwiga teoloji mu kigo cy'abakorera kandi uwo ubona n'ababwira niwe shefu w'abanyeshuri kandi abazungu baramubwiye ngo nashake namara gushaka umujani wabo ise gusa umunsi umwe twari mu gitaramo abantu benshi baje namapapuro tandukana none ndashaka gupfumitanye gusa namenye nababwira ngo uyu mwana bari wacu nkitwa gusa ko ni se wa runaka amaze akabona ko nyina andebera mu nara asishimwe none yarambwiye umunsi we yagiye kubwiriza ikigali uwo mwana none ngo arabwiriza nyine hari gupanga indirimbo abantu benshi arabwiriza ngo abwirize noneho umwe nyirasenge ari muri bajya se yakazabwira ngo bamuce none umwana arabwiriza none ngo bakare kumwana abantu bose batangara umwana mutoya cyane atangara ngo amare none umwana arabwira ashikije ngo basohotse hanze nyirasenge muri bamwe bari bamutuka ngo urapfuye uri gito mbi ngo akazabwira abandi bose bari aho ngaho ngo uyu bari musengereza waje musengereza wawe cyasohoke haleluya amen Mungu si msalimu kubwira umuntu ibintu bitatu kwizera kuza kuvuga umuntu mu mutima we kuza kutuganiriza ibintu bitatu icyambere kwizera kujya kukubwira yuko Imana iriho niko konyine kuza kubwira umuntu ngo Imana irahari jameni Yesu yuko tunamutangaza asifiwe sana kwizera kujya kukubwira uri mu isoko kukubwira uri hehe kukubwira uri mu nzu uryamye kukubwira ngo Imana irahari Bibiliya ivuga ngo wegera Imana bakwiriye kwizera yuko iriho bikagorora bayishaka nukuvuga ngo iyo utazi ko Imana iriho kandi no kumenya niwo bimenya udafite kwizera ni kuvuga kugira ngo Imana irahari kuko Imana ntiboneka Imana ntigaragara n'amaso ariko kwizera kuza kukubwira ngo Imana irahari kandi wamara ukabihagararaho ntawo bigukuraho kwizera ko ari kubikubwira Yesu hiba nyuma Petero yaravuze ngo twakuvaho tukaja kwirinda kuko ari ufite amagambo y'ubugiri reka kubwira asifiwe sana ntawe washegashega asi ko Imana iriho Yesu ahimba tiwoba akuriya Kristo ntawe washegashega asi ko Imana iriho kwizera kuza kuzuminga Imana ukakubwira ko iriho asifiwe lisema anduma isano berea asifiwe sana kwizera Yesu ahimba Bine mwene wacu waza kumbwira ngo aze kunshukisha utuntu kugira ngo atevye ntibishoboka kera kwizera kwangeyo nasanga kati kamukono wangu nimekuchora mtoto wangu haleluya nizefika alikuwa juu ya msalaba
lakini majeraha uchungu. Andutemetse na fa bibiri zivuga ngo abayahamagashe yarabatoranije ngo kandi abayatoranije ngo yarabatsindishije ngo kandi abayatsindishije umurinzi ko yavuze mikono yake Mungu nimekubaliwa naye atakufa wezi unitenga naye. Nunga kabiri umuntu kwizera kwabwiye kw'Imana irahasi bene wanyu habe nuko bogira gute ugutete y'amabuye. Niyo mpamvu umwanditsi yabivuze yaravuze ngo ubatse ku rutare ibishoboka ko yibagirwa. Nukuvuga ngo kwizera kujya kubwira ngo Imana irahasi asifiwe kandi ukagendana nayo ntiwohusha. Nta muntu uzubusha azi ko Imana iriho asifiwe sana kandi iyo uzi ko Imana iriho reka nkubwire n'abantu bazayikubonamo. Mumva mbabwire umuntu uzi utekereje muzi ko haba utuntu twinshi tw'utugamba hano hanze ngo runaka ngo reka mbabwire nta muntu ayo makuru yo kuyamenya naje no kuyatagura nyatagura muri iki gice. Nta muntu ujya umurozi reka mvuga umurozi nta muntu w'umurozi abantu bajya bereka sibyo abantu bajya mwereka ko ari ahubwo n'Imana izimwerekana. Mwumve babwire nta muntu w'umurozi n'umva Imana itaza yerekana. Imana izi kunyuza ku ruhande abantu bakanga kandi noneho yamara kukwerekana ikiza kikibaho wowe uzaba mwene ushuri uzume n'uhinda gasanga n'ibindi noneho ukagenda ukazibona ibyo byaragize. Nta muntu wakweretswe n'Imana yakwerekana. Yego amen habe nuri mw'Imana Imana izi kwerekana. Bibiri iravuga ngo turizandiko zisomwa n'abantu bose kandi burya ntimuzamubona ko bavuga ngo runaka ngo yandutse. Nta muntu uba wamututse wenyine azajya tumutumba mu nzu gusa akafasha uburyo jewe ndabizi bene wacu benshi barabivuze baba bavuga ngo habe n'umunsi n'umwe hari n'ikatisa rimwe nabwirijemo hano no muri Nairobi za muri mashuri cyane bagasijwe Iyo kasi tuzo kubwiriza ngo tuzonda tuje hanze cyangwa gutaha. Bagerageje kuvuga abantu baravuga ngo nyabura ni mutudere runaka n'utudere runaka. Pasiteri yamayanga ngo yashi akamayanga ko ngo ari bizari abandi bakanyura bakanyura umuntu umwe nabwe cyo vuga arambira ngo turahebye ati iki ngo byaro ngo cyo sange kenze je sange ni mo cyo kenze ya psosi ya bukina hasi asifi kwizera sibi kwizera ni kaka uko n'ubwo bitamo kakafasha ko barangaya ko barangaya umutse ushakisha inanga nziza bene nziza izitungurwa zamuri masha haleluya ubundi ko hano muri kanisa ubwiza kaya magambo ibyo niko kwishaka gusa hari ahantu uzi ijambo ukazubona ko rirako akazi bago bamwe babiri bagiye bivuga butumwa noneho umwe abwiza ahantu akakaye aranguka zakakaye noneho batavuga akavuga ati jewe nariko mbwiriza atirikanga kwa umutana mubwira ngo wowe uko wagize amahirwe rikakugarukaho ngo jewe nariko mvuga ngo abona rari umva ateye ko byakugarutseho noneho Yesu arimo akabwize nimekumbatiwa naye kwizera kunakubwira umuntu yuko Imana iriho. Umugore wawe atari bayibona abana bawe batari bayibona bakabona ko akora ibintu by'ubusazi kubera kumesha nk'amazi tukanywa tugashira ibisubizo by'Uwiteka uragusubira
kwizera imana iyo wizera bibiri iravuga ngo umukiranutsi wacu azabeshwaho n'iki? azabeshwaho no kwizera. Ni ukuri kw'Imana muve mbabwize kwizera kuza kutubwira ngo ntuzobuzanga asifiwe kandi wamara ukabitangaza abantu. Kwizera kuza kukubwira ngo abana bawe bizagenda gutya kandi bikorwe gutya. Kwizera kujya kukubwira ngo asifiwe uzaba umurizo uzaba umutwe. Kwizera kuza kugucongera ibihe n'ibihe n'ibihe. Kwizera kuza kukuremera ubuzima. Kwizera ni amafaranga. Kwizera kuza gushingira abana. Kwizera kukagura gute? Kwizera kugushura amazu. Kwizera kuza muri famille ubundi umuntu les formes célèbres ndavuze ngo nari umusore none ndashaje gusa narabura umukiranutsi w'Imana yo areka ngo cyangwa se muri ubuzima habe n'abanyamasengesho benshi jewe ndabizi zindayima n'abanyamasengesho benshi bagiye bananizwa no kubera kunanizwa. Umuntu umwe yarampamagaye umunsi umwe arambwira ngo nibize kumusengera abantu ngo bagakira ngo bakamera neza ngo mwebwe ntimukire cyo kibaza arakimbaza ati nuko abanyamasengesho bahora n'abakene baza basengera abantu bambara bo kibakire uzababwira haleluya bino baturaza ubukene. Rero umugabo yaravuze ngo bene baramwicaje baramubwira ngo ugiye muri ibyo ngibyo no gusenga ngo nta muntu ngo uzusenga ngo atunge inka. Ati neza uzohera ku kimwe ibinde ukeneye. Ese ko ikigo cy'umfano ngo haleluya jewe anza ndimona nza abantu benshi mu nyamasengesho bari bakomeye ariko bishwe n'urufaranga gutya akagenda akaja guhanurira umuntu ari mubi akarara mu wiwe kandi yamara akamubwira ngo umeze neza kandi atari mwiza akamutanga n'igice cy'abiti reka mbabwize ifaranga siki. Kwizera kugomba kukuremera imibereho kugomerera kubaho. Ese kuvuga amagambo reka mbabwize asifiwe les sans-pile et les sans-compé les kandi kw'Imana ntituzapfa tuzarapfa kugira ngo dutekereze abantu bitangaza Imana iza gute muzabona abene wacu bakenya abapasiteri rero bagira mu modoka meza n'ibintu jewe nigiye n'ahangaha twiganye n'abahungu b'abanyakenya ibo bizera ko umuntu wizeye Imana agomba gukira. Ntimuza kuvuga amabwiriza cyane blessing ubundi mwumve mbabwire Imana wizeye itakugaburira ngo abana bawe bakorere ibyo gushaka cyangwa ngo ikuremere ibihe byiza bene wanyu babibonesha amaso. Utwereke ikimenyetso cy'ineza yawe ngo kugira ngo bazi bacu bamwaye kumva mbabwire hello yabivuze pastor Mukanya yavuze ngo Dawidi yaravuze ngo abana b'imigunzu bashobora gukena no gusonza ngo ariko bategereza Uwiteka ntibakiza bazimana zawe. Ese tugura dore ndabwire tugomba gusenga tukambara inkweto nziza. Kwizera ugomba kumbwira ngo tugwe asifiwe. Asemperi de forma ya sikere boy na front. Reka mbabwire kwizera uza kutubwira ngo ibintu birashoboka. Ashoboye byose Imana yambwiye muri 90 muri 2007 irambwira ngo igice cyo muri Matayo irambwira ngo witegereze inyoni ngo ntiziba zisarwa ntizihunika ngo muraziruta ngo ntibukiganyire ngo muzagire cyangwa muzambare ngo Uwiteka azi ko mubikwiriye byose. Nubwo Yesu ahimba jewe uco gice nico gice gitunze urwo rwaje nico nakuamini izi abapasiteri benshi bari mu w'Imana
kubera kwiba urusengero. Umugabo umwe bamwikanye bamukuye ahantu ari compassion methodiste bamushira handi yamagenda gikora amaboko ngo abana biwe bagiye kwicwa n'isari kandi compassion y'abana n'inani bifuci ese compassion pastor hapa ni y'abana bifuci abana biwe ngo barashize bose ku pastor n'umubanje reka babwire asifiwe ngo ibintu byose birashoboka jewe nabibonesheje amaso yanje gutya kandi nabifite ndabihamya mfite ibihamya bigaragaza neza Imana gutya kurya Imana zo tuyibonera mu byo twabonesheje amaso gutya tukabifata n'amaboko. Amen. Umunsi umwe narizeye gutya numva kwizera kwaje numva kwizera kubwiye amakuru numva kwizera kuranguriye zorinda saza ntaraja mu ndege muri 2002 kugeza n'uyu munsi wa none nta muntu ushobora kuguza amafaranga twibaho sinoja mu ideni n'umugenda kandi icyabimbwiye si mwene wacu sinabana icyabimbwiye ni ahantu mu minota 15 gusa Imana imbwira amakuru ijwi ryamba rituruka gutya mu bwinda ryamba rimbwira uwo munsi nari nabuze amafaranga yo kugura ifu yo kugura umufuka w'akawunga nja kuguza abantu nguza bane bose uwa mbere arayabura uwa kabiri arayabura uwa gatatu arayabura uwa kane arayabura namani rwaka mucunga kwa wondeta namangere naho twasengeraga mbwira Imana sinakubwira nabwiye Imana ngo wamana wampamagariye uku nguku barampamagaye ngo ndakora isoni hano n'aba bantu bose ni ukuntu uza mpagara hariya kutari nasaze ariko arabo kubwiriza n'icitsimba benshi cyane cy'umuriro none rero mbwira navuga tubivemo uveho cyangwa ibintu jewe reka kubwire wamana nuko nyina ko nabo sizosubira kuja kukabuna amafaranga na ijwi ryamba rivugira ku cyane sasa minota 15 kuri recreation namwe nirwanga ijwi ryamba rimbira ngo kuva aya masaha tuzongera ukaba undi muntu amafaranga ngo bari namanye mbwira ngo ikimenyetso kandi n'ijwi gisaba sifumba jewe ikimenyetso uzane umufuka rero jewe ikimenyetso nabanye mbwira ngo uyu munsi mbona urukweto kandi uko sinari nduguze ariko nabasaba gusa uyu munsi nimbona urukweto ndamenya ko ari wowe ngo habe nimugoroba saa 10 umugabo umwe tuzatwigishanya noneho yamambwira ngo gusa ngo natekereje gukora iki nk'umunyarwanda yamambwira ngo natekereje kugira ngo none ngo nyabuna kwakira amafaranga nuko medewe murabura musigira ngo medewe tuzadusekiye tugeze kuri ruri uwo mugabo yitwa Byingoma tuzadusekiye tugeze mu Byingoma gukura amafaranga akayaguka akimana isi kuri tatu yabahereza amafaranga cyo gihe 2,500 z'u Rwanda namavuga ngo urumva urukweto batasi namanirwa mu isoko namagenda gushike mu isoko urukweto namanumwa wako dasi namabwira umucuruzi ati pereza urukweto twaba dushinguka tangira bitanu naje gutangira ku gihumbi twaba tugera ku 2,500 nari ko mvuga mu mutima nihasaga ijana sibyo ariko duhana nayo amafaranga batasi ndamenya ko ikimenyetso cy'Imana neza agera ku 2,500 yamuhamara aho ngaho kazagenda akagaruka yamayanga mbona nyine biraze amafaranga ndayatanga ahantu urukweto ngo marishimye Imana ndavuga ngo Mana ndagushimiye ko bibaye uwo munsi 2 kabiri sindasura kuja mu ideni ry'umuntu ahubwo jewe ngomba kumusaba Bibiliya n'ibivuga iravuga ngo tuzabuza kubanza ariko tuzabakuriza. Amen. Ibyo bivuga ko muri inshuti zacu ahantu hose umuntu agomba kugira ibintu byose yeza himba ngo uceka ariko icyo gihe ngasigara mu madeni yo kuja mwivuga butumwa
ayo nta mafaranga y'urugo nyine, ariko kuja mu ivuga kutumwa murabizi ko turabaza kutumwa tukaza Kenya tukagira gute tukagenda tuzabuka Burundi hehe, ariko umuntu ukunda ko amafaranga tukababa ngo guce namaje kabiri Imana w'Imana ibi ngibi tukabizobekana. Sinshaka amadeni yo kuzoza mfata ngo ngiye ivuga kutumwa. Imana yamimbwiye ngo guhera ya masaha bibiri n'umunani tuzongera kuja mu ideni ivuga kutumwa. Kwizera kuza kukuremera ibintu bitari bwo, kwizera kuza kukubwira ibintu kandi nta muntu uzubivuguruza habe n'ubwo yoganiza gute, nta n'umurozi wobikora ntibishoboka. Haleluya. Kugeza n'uyu munsi wa none ukungira konte yivuga kutumwa. Konte yaje ivuga kutumwa igomba kuba amafaranga kandi bunyine nk'i Rwanda ni Burundi Kongo kugeza ka Ethiopia sinubura amafaranga y'ubuzima. Umukecuru umwe w'umunyarwanda w'umupfakazi yigeze kuri iyo konti utaziranye yayishizeho amafaranga y'imyaka 3. Zamuri mashwa. Haleluya. Kwizera siki. Kuhimana. Kwizera umunsi umwe. Pokera akere. Umunsi umwe abana baje nabashize ku murongo. Tuzumva ko kwizera kuzi. Kurambwira ngo abana nibigenda gucana. Abana bashaka ku murongo. Ngo amare namabwira uyu mukobwa azoshaka n'umuhungu umeze gutya, uyu mukobwa nawe azoshaka n'umuhungu umeze gutya. Ubwo ndabisinyiye birarangiye kandi n'ubwo kumwe n'ubwo ngo kwizera ntabwo ari teori. Ibintu by'Imana ntabwo ari teori, ibintu by'Imana ni pratique. Sugusengera mu kizima, sugusengera nguvuge ngo delebele bokesa papa ni ibintu papa nukuba usenga no kwizera ugakora kukintu ukamurema ikintu kikaba mwizina ryande kandi ibintu ubonye utizeye, ibintu ubonye bigaturutse ku Mana biza bigutera ibibazo buri gihe. Kwizera kwa gatatu kuza kubwira umuntu aya makuru, kuza kukubwira ko Yesu azagaruka. Yesu akarundi umfababiri abakristo turi mu rugendo kandi urugendo turimo nuko kuja mu ijuru kandi finale yaho naho nukuvuga ngo abantu badafite kwizera ntibashobora kumva no kumenya ko Yesu azagaruka kandi Yesu yaravuze ngo ngiye ngo niko azagaruka niko azagaruka. Ariko ijuru riragoye kugira ngo urimenye kandi umenye ko Yesu azagaruka. Nukuvuga ngo amakuru yo mu ijuru takinavuga no mu kanisa abantu ndavuga ngo ibintu byo kuja mu ijuru. Abantu basa naho bafite urugendo rwo kuja muri Amerika. Urugendo rwacu turimo abana b'Imana iyo turi mu rusengero, urugendo rwacu turimo ni urugendo rwo kuja hehe, urugendo rwo kuja mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo babiroraga biri kure ngo bakabyishima ngo bakavuga yuko ari abashitsi n'abimukira. Yesu ariba. Ngabwira kwizera kuza kutumva mumwe no satuganira iyo tugiye kubonana azambwira ngo niba Yesu atagarutse tuzabona n'ejo. Twavuga ko turabona n'ubwo ngo niba Yesu atutije ataje iwe ahora yiteguye gusa ko Yesu azagaruka. Uko nubona niyo mpamvu yo kwiteguye ko Yesu azaza. Uzubara umese ishuri uzubara wihana uzubara wezwa duhora dukizwa duhora twihana ndetse ukagukihana n'ugusa n'ibyo utakoze. Murashobora abantu bihana, abantu ntibakihana, ariko abantu bari mu bitaramo no mu masengesho, ariko abantu ibyaha n'ibyaha, ariko abantu bafite umutima umenetse. Kuriya ikiza gituma twihana ni ugutinya umuriro, ni ugutinya ko twosha, tukizera yuko tugomba kwinjira mu Mana ijuru. Haleluya. Reka mbabwire babi igitaramo cabera zatarama
ko twirukanga umurambo udaheka nabibonye muri filime gutya asifiwe sa ubona turi mu gitaramo asifiwe sa amaze mbona turi kumwe na Dawudi na Ibrahimu na Mose kandi nkabona turashoreranye kandi nkabona ko turirukanka bene kwa kwiruka guteka ubwoba ariko nkabona ko turiruka tutaruha Yesu ahimbaza hazaba igitaramo bityo Yesaya yavuze ngo mbona ijuru risha n'isi risha ngo mbona abera bazamuka Yesu ahimbaza turabona ibintu bizeye kandi Yesu azaza tarudi Yesu atarudi Yesu atarudi abantu bambaye amakoti bambara amapingu bakubita inani small size bakubita udukote bakatumiriza utubibaya abagore bakicamura ibintu by'amatujya abantu bose modeli imisatsi bayiboza indaha abantu basa n'abatiteguye ibintu bikuru n'abantu bano hanze tubona ishusho y'abantu bari mu rugendo kandi Bibiliya iravuga ngo iyo nzira ngo nubwo bazaba baswa ntibazayiyo Yesu ahimbaza kureba ishusho z'abakristo bariho hano hanze sizi ko biteguye umukutano watoka milima watoka mabonde haleluya izaba ibirori tuzufi iyo ndirimbo imana ibizaririmba base ntabwo isi ariko mana wewe ariko icyo ngukundira ni ukuntu bameze nk'abantu nuko tuzoba mu gitaramo cy'iteka haleluya hari igitaramo asifiwe sana asifiwe ibintu bizabaho anasifiwe sana kwimana abantu biteguye kuja muri Amerika kurusha ndetse na Amerika na tout mais les sans former ngo hazoba hari imana nizagira gute yazahimba ariko bana Yesu geriwe jewe yo tugiza gutyo izana mabona ibintu bibaye asifi haleluya kwizera rero kutugira ko bizaba we
ikanisa nyakanisa iza ibonekamo gahunda yo kuja mu ijuru. Kera nayibonye bonye gahunda yo kuja mu ijuru. Amen. Imana isubahiro cyane. Watoka milima. Hey! Siku moja utasoka Mungu. Bonye mutaka kutegura bari abaparashiste bakuriya mutaka kutegura baba bonye mutaka kutegura kutaha ima apo imitima y'abantu igomba gukanguka ikakirwa ni Yesu barabasha telema singa Nashoje neza ngo ka ngo kabuhamiriza yuko ukarebesha amasiporo cyatuma bakera bihamwe neza nuko bari bafite muzana babiri bibiri kavuga ngo kwizana kuko tujye Abel ngo atambika igitambo cyiza ku gicakani haleluya yambwiye ngo nukuri kw'Imana twataranye asifiwe Imana sibona Imana yacu asifiwe bile yambwiye ngo kwizera ngo niko kwatumye Enoki ubasha mwishura kiza gute adapfuye ngo kuberejeje Imana ngo kandi yahamijwe akiriho ngo kuberejeje Imana bibiri kavuga ngo bishoboka kutizera yagira gute yanezeza Imana bibiri katubwira ngo Nowa kwizera ngo niko kwatumye agira gute ngo aburirwa n'Imana ngo ibishenda kuzabaho ngo bituma yubaka inguge ngo kugira ngo yishanye n'abana biwe asifiwe kuko turubaka inguge yo kuzoheza umujinya w'Imana
bibiri katubwira ko kwizera ngo niko kwatumye ngo Ibrahim ngo ava muri Uriya Bakarudayo ngo abwiwe ibyo kugenda mu gihugu atazi. Asifiwe. Bibiri katubwira ko kwizera ngo niko kwatumye ngo atamba Isaka. Bibiri katubwira ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Sara. Ngo niko kwatumye ngo Sara babashishwa gusamira ngo nubwo yarafuse ngo ndetse ngumva kumeze nk'iki ngo gihugu akomokwamo ngo n'amahanga yose abandi b'umusenyi wo ku nyanja ngo cyangwa n'inyenyeri zo mu ijuru ngo ni Sara. Agasifi ngo kuko yatekereje uyu kwimana bari kwizera ngo kuko yatekereje ngo yasezeranije ngo ariyo kwizera ngo bituma asanuka. Umukecuru w'imyaka 90 asamira akomoka mu mahanga yose rero ndimasanga kubitwara sizeke bibiri katuma kwizera ngo nuko kwatumye ngo Isaka bahisha abana biwe bo mugurisha ngo Yakobo na Esawu. Bibiri katuma ngo kwizera ngo nuko kwatumye ngo Yakobo basenga isengesho ryo kwizera ngo bituma agira ngo yishingiza ku ifundo ry'igihugu bagahesha abana ba Yosefu umugisha. Bibiri katuma ngo kwizera ngo kwatumye ngo Mose ngo ahishwa n'ababyeyi be amezi angahe ngo amezi 3 ngo ntibatinya umujinya w'umwana. Bibiri katuma ngo kwizera sambiri mu sengepa mwakwingira sangara se ngatuma ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo bose ngo yanga kwituma no ngo bafa ngo kuko yavuze ngo bakusha kurengana n'ubwoko bw'Imana ngo bituma yanga ibinezeza ngo jisho ngo kuko ngo yabonaga ngo butunzi muri bene wabo ngo butunzi bwo muri ari ba Yesu Kristo. Kwizera ngo niko kwatumye ngo acamo inyanja ngo bari bageregeje no kurambuka ngo bararengera. Bibiri katubwira ngo kwizera ngo niko kwatumye ari mapasaka va muri bane. Bibiri katubwira ngo kwizera ngo niko kwatumye asifiwe sana wikimba za mwote zile kozi krabutu ngo ziriduka ngo niko kwatumye ngo mundaya ha umukobwa witwa ha Ekondira asikimone basingimone angololo mai ngo ngenene propra indabro amrite ngo niko kwatumye ngo ha ngo akira kutembo yakira n'abatasi umutima mwiza ngo bituma sezerano nabo. Bana kiyo sa abwira kwizera bibiri katubwira ngo kwizera ngo mvuzigizo kugisha bagideyoni ngo nisha ba Samsoni ngo nisha ba Baraki. Ese uwo Baraki ninde? Uwo Baraki ninde uvuzwa aho ngaho nawe wizeye? Ntabwo umuntu ukubwira Baraki wo nguyu ntabwo umuntu ukubwira Baraki wo uvuzwe ninde aho ngaho ntabwo wizeye uwo Baraki ninde baradamu uwo Baraki ninde wizeye uwo Baraki ninde muze gusoma Bibiliya mwumvire uko bimeze. Uwo Baraki ninde ko bademo na sise mwana ninde nuko na yaye duhimana cyane. Haleluya. Iza kufukiza abadawudi n'abasabwe ngo ninja bahanuzi ngo ninja baheshejwe kwizera ngo no gutsinda abana ngo ninja baheshejwe kwizera ngo no kuziba iminwa y'intare ngo ninja basibije imiriro y'umumaca kandi ngo hatabara ngo bagize kwizera ngo babasha kuvuga iby'inkota. Abandi ngo bagize kwizera ngo basubizwa mu bagasha. Abandi ngo bagize kwizera ngo bagira gute ngo bahagarurwa abana babo ngo basutse. Abandi bagakora bishushure mu kazi n'aba wundi bisarafati bikavuga ngo kwizera samuri mashusho. Hari n'abandi bakuru bamwe n'abandi bakerezwe ikerezo ngo bose ntibapfuye ngo bataraha gusezeranyijwe bahubwo wari Imana tugambiriyeho ngo dushaka kubakiza uwo ni Yesu Kristo. Kwizera ni nk'ibiri mu kazi. Kwizera kuzakukurira, kwizera kuzagucenzira, kwizera n'igicende wabo, kwizera nta muntu wakuvuguza. Iyo mwizera Imana birakoreka. N'itorero rifite umugisha rikagira kwizera rikaza riganira kwizera korali rifite kwizera abanyamasengesho bafite kwizera
jife moyo uwe mwaminifu ukagano lake litadumu milele Maria sono Maria Pipa. Yesu alipa. Amen. Asifiwe. Amen. Mtote mndazani. Mungu mnakiza tunasema ni kwa kumjize. Ni nani? Kumjize. Mndazani kwa kuti. Mungu niko kama chef. Ndio mzee ngosi mmoja ni Yesu. Mwazani kwa. Mwanzo kwa mjenge ndio. Alina kwa Yohana ya. Ndio mzee mmoja ni mama. Ha? Agro. Unakosha. Non, mais du coup, tu vas devoir faire Jesus. Alors, nous avons fait Jesus comme ça. Yo, bien, vous avez 16 ans, ma soeur. Donc, vous connaissez la dame. Vas-y, vous dites. C'est quand il m'a dégué. Je vais aller l'école sur ma qui a fait. Après ma athée, après mon fond, de te casser pendant la côte. Je vais me moquer à mais va quitter tout va cause de l'ima. Je vais pas kufi kusiku kwise ni ndio hapa kashi kandi ndio hapa kashi kwise aba cause l'ima na kero kubra kwise kandi kwise ni baraka sana kwise na so baraka sana baraka ba kwise ifute kwise ale ni ko famu kungi ko kuja yesu yarafuze ko hapa kashi yaratoranishe ari ko kintu yarafuze ko mana we ngo ngaba abo bamasikiye ga bafashe mu biganza cyane nta ushobora kubafuna amaboko umva babi Yesu ahimba imana yamushangize imana ngakire kwise amen ngeno na ham kingona ko mwizo cyane amen amen musumira la kusema arafuze ko nagasafu na kusema tamu na sinzo hamaka kwa kwa ngoma ndege ndege niko nabwiye n'abantu benshi hano makanisa menshi hano ndabona ngo jeyo sinzotega indege kuva mu Rwanda kugera hano mu gihe ntaragira ubushobozi bwo kuba no yitegera sinubwira abantu ngo bagorwe ngo ngenda ku simba yagiye yo kugenda mu ndege sinzi ibyo vuga tu ndora abantu ibihumbi 3,500 niba mara indege y'ibihumbi 500 mbona abantu mubije bivuga ko jewe nakayije bwira imana ngo sizo ndababwira ngo sije gusizotekana de goze iminsi yose naje kuba hano kari kugira hano kandi sinumwe nigeze nza mu mbere kuko ari ntaragicuka kugenda ngo kandi ibintu bitaravuga ariko kandi umunsi umwe kuri maso asifi umunsi umwe numva ko umwuka bwira kandi ndi hano numva ko umwuka bwira ariko mumaze kwibikira hano numva ko umwuka bwira ngo sinzosubira kugenda gasimba ndabaza mbese bigenze ayandi makuru y'ibona ukugeza uyu munsi wa none inzanza hano inzanza na tike ufite tike gusubirana inzana makadisha tike kuzajya gusubirana ubu inzira zace zikeye amatara atagomba kuba cyangwa ari kumutse kuko umuntu imana izagobora kwizera ko uzomufata bikajya kandi none niyo mpamvu tutagomba kwiyakizwa je sinokuyakizwa nta muntu ukwiyakizwa imana yagiye tupleme pensa fori yagiye nagiye mureke kugira mwene wacu umwe nagiye kumusura nivugira amafaranga menshi kuri bene wacu bose ja kumusura ariko nirekere y'abana ariko ntabwo mbona yagize nk'ubu bwo kumutura kibazo wenda bazi ko avuga ubutumwa bw'azamani yarazi yo mbana naho ngeze ngo mbare nabo mubwira ngo shikugo kandi nabo mubwira imbere y'umugore we na nyina bicaye hamwe nabo mubwira ngo shikugo uku naje hano nakubasura sinaje kubasaba ngo mbare nabo mubwira ngo sinokura imana inaza ngo nyishobore kuzi iwabo gusa imana namenye sinoyishobora kugenda icyo kwa runaka amen inzira
inzira zanje niwe uzimenya. Ariko uzigusha mwivuga butumwa ukazutarama ariko utekereza ukuntu uzotaha ico genda kigezeho ari naho nigeze kugera n'amaguru ariko ubu gutaramita n'utoze kakinonosora kuko isaha yose noteka ndende kandi mureka babwiri ba wino mureka babwiri ba jewe imona ko kunaje kwivuga tuba imona hano kunaje kwivuga tuba jewe ni kwimana yanga ukwiyo naje no kwimana imana izija kukwanje tuzatwara duhana imijisi inzaza mu kwimana kandi nje mu nzu ubwiriza mu bijaro ahantu henshi mu cyaro inzaja mu cyaro utakubwiriza napfa gutaha imana ikabikora ku muntu akavuga ngo jewe nuko jewe amen ariko utekereza ko umushi utakuzi kohereza amafaranga abonye gusa video gusa kivuga ko akamba avuga ngo uyu muntu muzo mushakira naje umuntu no mubende yari kwavuga neza mu gihugu yari kwahamagara wabo bari bagashije kuri familia akavuga akazabira wabo ngo mushakire indirimbo za Jacques nyabona ngo muzikohereze ngo turihisha ngo zifashe mu gitimo ngo bende na gisi imana ahubisha imana kwizera n'imbaraga zayo. Hallelujah!